Mfite akazi kenshi please. Cyo kozo mbwije urananiwe koko. Urananiwe koko. Ariko nshaka unsabana ariko oya. Urabizi? Ndabona usigaye ufite sobanurira ngo urananiwe. Wananijwe n'iki? Ndabona usigaye ufite n'agasuzuguro. Ntazi byari byo n'iki. Ntabwo uryama utansobanuriye. Ntabwo uryama utansobanuriye. Actually usigaye wumva nabi. Sobanurira. Ngusobanurira iki ko nagusobanurira kanga kumva? Byakunanije. Sinagusobanurira kanga kumva. Wirukanga ushaka kujya mu buriro ryama. Please reka amahane utatuma mera nabi sibyo? Umera nabi. Utatuma ibintu biba nabi reka niryama. Ubundi se bimeze neza. Sije konde uri mukuramo. Nasuje bimeze bite? Ntabwo ushaka niyambura imyenda. Uriyambura imyenda gute kandi nishaka tuvugana? Nese habaye iki kandi? Bigenze bite? Ngo habaye iki? Ibintu byose biba nta byubuzi. Ubikorera mu mwuka ntabwo umenya ko bikoze. Nose ndanje nshaka kwiryamira. Nose nabyo urambuze ntabwo ushaka ko ndyama. Ushaka kwiryamira? Cyo nshaka kwiryamira. Nshaka ko tuvugana. Tuvuga n'ikize kuri ya dosiye ya kare igihe telefone yasonaga ngo bagore baraguhamagaye ariko se nagera kugorerwaho rwose ibintu byo kugorerwaho ariko ngoreho gute mwese mukoze iki ni gute umukobwa ashobora kwifata utangira ubigarure kandi ibyo bintu ndabirambiwe bigeze kwa mwese nta kintu nagukoze nizi amahoro nshaka kwiryamira mwese ugorogira utangiye kumbuza mwese ushaka kwiryamira ubwo nagukoze iki kwiryamira kwiryamira hanyuma ku buryo umukobwa indayi hamagara ikavuga ngo uri umugabo wayo turi kumwe nanjye numva ngo mvira ku mugabo ndekera umugabo wandaye bakanuka. Halo uraho neza makuru ni meza ko ntago nakumenya nahaga akazi mu mezi 5 ashize se wa musore witwaga Makuza. Okay ndakwibuka amakuru se y'imisi. Mani ishimwe sha ndumva umeze neza kabisa ndumuvuga neza. Nanjye ndacyakora bya bindi twakoraga ndacyarimo kubakisha amazu y'abaturage. Wowe sahandi amakuru nizere ko nubwo twatandukanye ariko ntigeze musezerera nabi nta kibazo cyabijemo. Mana yagwinduriye amateka rero. Wow je ni sawa ariko narabikubwiye ko rwose anytime ubuzima bwahinduka. Ubwo rero Imana ishimwe courage nta kibazo. Ndakumva ntabwo ahubwo rwose umva ndanezerewe cyane Imana ishimwe reka tuzongere tubonane umbwire neza turebana pana kuri telefone sibyo se tuzahure ryari sasa yaba ari sawa ari nko muri weekend basi muri weekend nta kibazo nibwo umuntu aba adafite akazi kenshi tuzahurire he ku Gisimenti ifate bantu ngo wandaye wabikiwe uri umugabo wanjye ngo bakwiyitirira ngo uri umugabo we ngira ukuntu uriya muntu ari umugore wawe nsobanurira nk'ubu utandenganyije koko ko bizi ko nakubwije ukuri sibyo nakubwiye ko uri abakobwa nta n'umwe nzi muri bo urumva ntago ujye ubyemera. Nese nk'ubu urushanza akora iki?
amahane azajya ahora hano buri gihe amahane si wowe ubitera se wagiye umagaheza si wowe ubitera umugabo we ni gute umukobwa ahamagara akaba ari njye yita indaya ari we ndaya yawe akavuga ngo uri umugabo ngaho mbwira niba warashinze urundi rugo mbimenye washinze urundi rugo narakubwiye nta rundi rugo ngira ni hano iwanjye gusa wasanga baranabyaye bagiye kujya baza batonze umurongo bazana abana nzana ahangaha wabyaye none batangiye kwita umugabo umuntu ari kwita umugabo we nta bintu muziranyeho sheri calm down biriya wumvise ni umuntu twahuriye hariya nanjye simuzi ni ibintu birangwa by'amafuti ibyo byihorera kwanza sibyo ngiye mbyihorere ibyo byihorere none se ubundi si umeze neza hari ikibazo meze neza iki yavuga umugabo we ndashaka nyine menye ukuntu uri umugabo we nawe ukaba uwanjye none se urimo abagabo babiri wamubuza kuvuga se ntabwo wabuze umuntu kuvuga none yifasha arakuyitirira nta kintu muziranyeho arabeshya ngo uri umugabo we sinahise nkubwira ko namuzi wambeshye nyine ntaze kwibeshya aya nimero hari igihe umuntu aguhamagara yibeshye nimero ugashiduka yakuvugishije ugahita uba n'umugabo we akibeshya nimero ugahita uba umugabo we ko nagusobanuriye nk'ubu ugira ngo mbigenze gute koko mbigisha ukuri ubu ugira ngo mbigenze gute naragusobanuriye uko ibintu shirika nkubwire ntukeneye kunyumva ubu urashaka ngo hagati aho bizagende gute ariko wagira ngo numve iki ibintu niyumviye n'amatwi yanjye urumva ngende umusazi wumvishe nabi mbise nabi se uzajya urwo ntukishe indaya zose ejo ihamagara intuka ejo ndahamagara intuka zinuka wameshe kamwe wa mugabo ukaba umugabo ukamenya ko ufite urugo none se akosheri nawe ubu ndenganya rwose ubu ndenganya pe murenganya none se utandenganya naragusobanuriye nkubwira uko ibibazo bimeze ibyo umuntu wamamagaye kuri telefone yakibeshya na nimero sibyo yibeshye nimero yakwibeshya na nimero akaguhamagara ubwo rero ibyo bintu by'abakobwa wirirwa unshinja n'abagore kumaze iminsi mbona hari igihe wicara na papa hari ibintu yaba yakuganirije sidade ko tuganira ibintu byinshi koko ko tuganira buri munsi ntabirenze nyine abantu hari ukuntu baganira ariko wenda hakazamo ikintu nyine cyari kidasanzwe akakubwira ibintu nk'ibyo nyine urabyumva dushobora kuganira ariko nkangira nk'akantu kiramo nyine utaruzi bikaba ngombwa ko nyine mbaza shaka papa nta kintu tuganira kidasanzwe ni ibyo ku kazi nta bindi menya urambeshye umuntu akubeshya ngo bimare iki urambeshye yego abakobwa muba muri inshuti za papa wanyu kuko nanjye ndi mama ugomba kuba inshuti yanjye ndetse ntituri inshuti ukambwira nyine none se ko utari kumbwira utuntu papa bakuganiriza nkumva muri guseka papa ni ibintu tuganira ni ibintu bisanzwe nyine bagira inama biri aho ngaho nyo hari igihe nigeze kumva yarakayira ko ariko ntaje kureba ibyo ari byo nari muze gusa byari bigenze bite nuko rero najyanye imashini yiwe ku kazi kandi nawe nabimubwiye atinya kujyana mashini ya papa ku kazi ese kubona umuntu nawe nsanzwe nyijyana reka tubireke none se minyo nta kintu papa yaba yarakuganirije kuri uyu musore waje hano ariyo gukora hano makuzi yego amarero nta birenze yambwiye kuri we cyangwa biganiriyeho nawe uje kumbwira bimwe yambwiraga ntiwumva ko hari akantu mwaganiriye ahubwo mbwira bihagaze bite se bimeze bite njye nta kintu uganiriye nawe kuko yambwiye nyine ko aje kuba umukozi hano kuba umukozi aha ngaha se akaba ari ibyo umbwiye gutyo ngo ubwo ngo natwe ngo twarabiganiriye ngo nanjye narabiganiriye nawe shamenyo wabwiye kugurira akantu menyo nta kintu twavuganye ndakugurira akantu menyo nta kintu yambwiye ukanya ndakujyana mu mujyi nta kintu yigeze ambwira nta kintu yambwiye ashobora kukubwira ati uriya muhungu waje hano bimeze gutya nyine utuntu nk'utwo mbwira rero ndakujyana mu mujyi cyangwa nk'umushoferi nyine umuhereze sheke ugende kuri tiro ukore buri kamwe kose ushaka narakubwiye wanze sheri ubundi waretse nkiryamira kwanza ariko uryama ibiki sheri please ariko uraryama wanga kuryama ndananiwe nshaka kuryama nyuko urananiwe koko mana bivuga ndeba urananiwe sheri ndananiwe nuko yego nyine ufite ibyakunanije nyine
wabura kunanirwa utese wabura kunanirwa gute n'ibyo bintu byose wirirwa ubu se nkubonanijwe n'iki ndakizi cyakunanije ndakizi abakoze bose bagera mu rugo bananiwe batyo ndananiwe uza akazi hari mba mfite akazi kenshi please cyakoze umbwije ukuri urananiwe koko ariko nshaka unsobanura ariko unaniwe urabizi ndabona usigaye ufite sobanurira ngo urananiwe wananijwe n'iki ndabona usigaye ufite n'agasuzuguro ntazi byari byo n'iki ntabwo uryamutasobanuriye actually usigaye wumva nabi sobanurira ngusobanurira iki ko nagusobanurira kanga kumva byakunanije sinagusobanurira kanga kumva wirukanga ushaka kujya mu buriro ryama please reka amahane udatuma mera nabi sibyo umera nabi udatuma ibintu biba nabi reka niryama ubundi se bimeze neza ariko mama ndakumva cyangwa nawe mwarabiganiye iby'uriya muhungu bigise kandi byuko ashaka kumbana nawe ngo ariko mva nkubwire mama turi inshuti si wabivuze ntabwo nzigera mbana n'uriya muhungu uko byagenda kose wicara ubizi mbaye mbikubwiye Imana ishimwe we nawe ntabwo bishyigikiye ko wiruhukije mbwira ntabwo bishyigikiye ibyo bintu narabyanze icyubahiro cy'Imana nawe ntabwo nshaka kubana n'uriya muhungu koraha mwana wa akira wicara ubizi na papa nushaka uzabimwumvishe bingana iki nge sinshobora kubana n'uriya muhungu nari mfite ikibazo ko papa aba yarakuganirije ukabyumva ukabona mwana ntabwo nagushyingira umuntu wese turumvikana ibintu byose turabyumvikana ariko icyo kubana na Makuza sinshobora kucyemera akuguza ahantu aba waranamusuye se yesu we mana we tuziyiba tujyeyo umunyabwenge nka nyoko ntabwo nzigera mbana na Makuza uko bizagenda kose na papa nushaka uzagenda ubimubwira ubimwumvisha ngewe buriya tuba turi kuganira nkabura ahantu mbihera nkamubwira akaba arankabukiye ariko ntabwo nshobora kubana na Makuza uko byagenda kose mwana wanjye rero dufatane duke uriya musore ntashobora kubana nawe sinzigera mbyemera nawe rero niba utabishaka tugiye kurwana iyi ntambara ntabwo mbishaka pe ntabwo mbishaka no kuba ari ahangaha ni ukubera dadi niko aho tubese wahabonye gute nabonye nta kibazo meze neza okay none se igihe tubanye mu rugo hariya kuva wahagera hari ikibazo wigeze ugira nta kibazo nta bintu biba bigoye birimo rwose twa tubazo tuba tworoshye ariko turakemuka utwo ngutwo natwo nta kibazo gihari urebye noneho rero hari ikintu ushaka kukubwira ni ikintu cy'ingenzi wenda kiraza kugutungura cyangwa se kugutungura ariko ugomba kukikubwira byanze bikunze urabyumva ubwo rero ikintu kirantungura ni ikihe bose ko nawe urumbwira ibintu bishyashya bikambera bishyashya ikintu kirantungura ni ikihe reka murabashimiye mwaranyakiriye neza nta kibazo nagiriye mu rugo shake turasa neza manje ndabona nta kibazo gitoya ubaye ndashima Imana ntara urabyibushye intara yaguye neza intara shawa zagarutse Kigali reka uzisambaza ziri Cyangugu niyo mpamvu igikamyo cyenda gufatana n'ijosi wabibonye ariko umva ukora siporo wenda siporo ndazikora nkaziharara simenye ukuntu mbivuyemo biranavuna noneho abantu banini n'umugongo regime ntago yoroshye ni ukuva kuri siporo ugahita nk'igikoma ukanywa ijaga y'igikoma ugavuye muri siporo
urabitangira ukabiharara ukavuga uti reka ngabanye ibi biro ejo ukongera ukarya imigati ukarya ibiki ariko intara icyangugu ni ukuvuga ngo turya isambaza ukazirya hehe umva uzaze kunsura n'ukuri kw'Imana nzaza isambaza n'ubugari utembereze urebe ikintu kirutana n'ahandi nzaza ariko yego nenda kungana nawe ariko rorahita nkuru reka kugira ngo uroroshye ntabwo woroshye pe ariko uri kwireba ntabwo wabinkora ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze ni ukureka ibintu byose biri kutubyibushye urabizi inda tuzazerekeze shiri ugukora urabona tuzabona abagabo ntababona ariko abagabo bose hari abakunda kubwana bitera bakunda kuko ni ukuvuga ngo umva ibi biro sinzana tuzabijyana ni ugushakira abakongomani cyangwa uramufite cyangwa abagande cyangwa uramufite shase amapasi cyangwa amapasi byaranze nta pasi Makuza karame ni imyaka myinshi ishize wowe ubwawe utiyizi utazi inkomoko yawe utazi nta na kintu na kimwe uzi ku muryango wawe numvaga ibintu byose mbizi bose sinaba ko waba ubizi kuko hari byinshi kuko kuva ku myaka byibura kuva wavuka kugeza ku myaka uyu munsi ufite of course uzi ko wavutse ku babyeyi bombi papa na mama ariko nyuma y'ibyabaye hari ibyo utazi ni ikintu gikomeye cyane bose uranzi se wowe ngiye mvuka wari unzi ndatunguwe bose urabona iyi dokima ubona ikubiyemo buri kimwe cyose cy'ingenzi kuri wowe n'umuryango wawe iyi ngiyi muri aka kanya rero nyigushyize mu biganza yakire iyi dokima urayijyana kuri minisiteri ndaza kukubwira kuri minisiteri ni hehe ndakubwira aho uzayijyana nguhe n'umuntu uzagenda ukayimuha mu biganza uranyibukije maze iminsi ufite umutipe dukundana sheri hama ibiceri tubanye neza maranyishyurira inzu buri kimwe cyose ngira ngo urabibona nsa neza urumva nyine nsa nk'umuntu ufite umugabo ufite umuntu umwitaho ariko sha byihorere nubwo ndi kubivuga nseka gusa ikintu cyabaye ejo bundi kandi rero yarasohoye mu nzu ndamuhamagara ariko n'ubundi twari twemeranye ko ari buze kumpa ibiceri ndamuhamagara nyine ndamwese sheri wanjye wamaye bya biceri aguma ndingaringa ngo ndazikuyohereza ngo ibiki n'ibiki kandi ntabwo byayaga bibaho akubesheje mbese turavugana ngiye kumva mpa nimba ari agakobwa katurutse he nimba ari agakobwa nimba ari akagore nimba ari agake sinzi iyo shindika naho yaturutse ibiramvugishije ntumbwire umva amafaranga nyabura gutyo n'ubu mfite stress ntabwo ndayabona nagarayampa mva yanyemereye n'igishoro mana mbese nyine ndi kwitegura no kujya gukora ubwo iyo shindikana rero kuva twamara kuvugana nimba ari ingore nimba ari sinzi mbese numvisha ari akantu k'ubujwi budashinganye ayango ntabwo karya uraseka wowe sha urabinyibukije unsubiza mu gahinda nuko umugabo ubwo ntiyongeye kumvugisha ariko sha yari mwiza njyewe naramukunze kwifunza ukuntu niko uzagenda uyimushyire azakubwira ibyawe byose ibyo ngibyo nakabaye nyijyana njyewe nawe tukajyana ariko muri iyi minsi ntabwo mpari mfite urugendo ejo bundi nirwo ndi gutegura ariko nawe nzi ko usobanutse
nzi ko ubuzima wabayemo bwakwigishije byinshi kandi byinshi cyane. Uburajijutse uri umugabo, ubuzima wihanganiye ukiri umwana mutoya bukakaye, uyu munsi wa none ntabwo bwakunanira kubwakira. Bose uragiye se ubwo ugiye kunsiga kandi wari utangiye kungirira neza kubona nsigaye meze neza none uhise ugenda bose? Ntabwo ari njyewe ukugirira neza, ni Imana yakugiriye neza. None nsigiye ibipapuro bose? Ntabwo ari ibipapuro, iyi ni document iri très important. Twifotoza ubona ari byiza pe. Ndi mu rukundo ndi kwibaza nyine banza biranshyira kuri regime ariko shani mwiza. Byarangiye gutyo se? Byarangiye gutyo kaze nkwereka ahantu twari turi twasohotse urebe ukuntu umutipe ni mwiza. Utaragera aho ngaho abahungu b'iki gihe ntabwo uzi ko rukwifatira n'igihe biba ubu wararanga yibwira akishyura imyaka 10. Wasa nyereka imyaka 10 ndebera nawe Mungu ni mwiza nubwo ari. Iyi document nzayijyana muri ministeri? Yego. Kacyiru? Yego. Nzakubwira umuntu uzayiha. Okay. Sibyo? Ubwo ibindi tuzatubivuganaho njye n'ungo tuzaba turi in touch ndetse nawe. Ibintu buri kimwe cyose kizaba clear kandi humura. Binteye urujijo boss, ukuntu uhise umbwira ukuntu wari unzi ngo none document niza abantu babyeyi bagusigiye njye nzi ko bapfuye nyine. Wimbaza byinshi igihe kizabigusobanurira. Ariko nizere ko atari byo kungirira nabi boss. Nijye kugira nabi? Oye ibipapuro byo kujyana muri ntabwo ari ibipapuro, iyi document. Nshatse kugira nabi nakawe narabikoze kuko nanjye ufite imiganza byanjye. Uranyumva? Wongeriye neza pe, ni nawe umuntu wenyine kuri iyi sinzi wambaye ababyeyi batari warankoreye byose, wankoreye buri kimwe cyose gishoboka. So tuza rero. Tuza mugira ikibazo. Murakoze, nzayijyanayo ndebe. Nzayijyana. Sawa. Besheri ni mwiza pe. Si mwiza? Ndumiwe. Si mwiza pe. Ariko ndatangaye pe. Tutangajwe n'iki? My God. Aragutereta? Ko mbona utunguwe? Ntabwo ndi kubyiyumvisha. Ntumbwire. Kanzumire. Ntumbwire. Kandebe pe. Wasanga ndwaye amaso. Ntumbwire. Wasanga nashonje. Tadure ku mugabo mbwira. Uyu mutipe ni umugabo w'umushiti wanjye.